nyine hari imico ngo tuvuga ko it's not cool. It is cool that I'm loved. I mean, nimba ari byo utaha ugashaka cyangwa se uryama ukarota, that's the cool part. Nakuba kutishimye man. Me, I'm happy. You have your nipsey around you. That's like flavors cocktail. Umuhanzi wenyine bure isi yaryoha. Ndanjye ndaryoshye bro. Cyakoze. Ni hehe hantu uryoshye cyane kurusha ahandi? Ni hehe hantu uryoshye kurusha ahandi? Yo! Bavuga ko abanyamuziki bakunda guhisha abakunzi babo kubera iki wowe wumvise uri free yo kuba wakwerekana umukunzi wawe ukanamuririmbira ukanamuririmba. Byaraturuhije me. Kugira ngo urumva wibeshya gato. Byaratuvunnye we. Biravunana mani ku. Uziko muri relationship nyayo ikuri. And this age, it's ko bategereje ibihe bibi. Asha muzategereza mwumirwe. Ayahene. Barabure. Yes, you already know my people out there. You them call me a good bad boy shatter, cooler believer, champion, monster conqueror for real. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, boom fire. I'm Mr. Dreams, the top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. A number one rapid test boy. I live the life I love and I love the life I live. The top shatter, number one baddest vocalist, all the way from Kigali, Rwanda. Yeah. Ndagushimiye kuko nigeze nirukanga ku. Ndagushimiye yuko nigeze nirukanga ku numa. A number one vocalist, beautiful lady, Tabz. Yeah. Originality. Man, wazayishije bikora kuntu utangira. The preacher, vibrator, conductor. Do you know the vibrator? What's that? Man, we're not talking about dildos right now. Vibration. You're the vibrator. Hey, of course. Oh, you vibrate. When I enter, I vibrate. Cool. Yeah. When I enter, I vibrate for real. Crazy. Yo, Tabz, meze gute? Meze fresh. Uri cyiza by the way. Sha uri cyiza urasa neza. Merukana nawe kera muri 2020 I think. 2020. Ngo derukana kabisa. Ariko nakunze movement yawe, uburyo wahinduye miriye, guhindura imibereho, ubuzima. Uyu munsi ukabagarutse none mu yindi sura. Ngewe numva umunyamuziki ariko akwiye kubaho. Ariko abanyamuziki ntabwo ariko bose baba bafite target imwe. Tabz abafite vision ye, afite goals ze agomba kwachivinga, yago nawe afite uko ameze, na runaka afite uko ameze. Niyo mpamvu bitakune, niyo mpamvu tugira Tabz, tukagira Ways, tukagira Alinsano, tukagira Keniso, tukagira Juno, nyine tukagira abahanzi batandukanye. Ari nabyo bituma nyine bikomeza kuryoha. Ese ubu ngubu habayeho Tabz wenyine kwisi ari we muhanzi wenyine bure isi yaryoha? Ndanjye ndaryoshye bro. Cyakoze. Utazabigabanya. Tubwire. Uzi nk'amayide mba mpagaze cyangwa imizigo mba nakoze yose iri mu mutwe n'ibibari myinshi. Ntabwo mwabo, I'm telling you. Ni hehe hantu uryoshye cyane kurusha ahandi? Ni hehe hantu uryoshye kurusha ahandi? Kuri stage. Stage sibana natwika me. Cyakoze. Ahandi? Nyinshi man. Ni henshi sinumva ahubwo aho mbishye ko ashobora kuba ariho hacyane ho wambaza. Ubishye he? Cyangwa mbishye mu bintu nk'imaye kumbeshya mbishye. Ngufasha wambeshye mbishye kabisa.
akundi ndaryoshye yo. None boyfriend yaratomboye. Sabizi suko. Ako nanjye naratomboye. Nips wanjye. Bamubonye. Cyakoze. Yeah. Nakunze uburyo murimo gukundana. Thank you. Nabikunze kabisa. Hari ingero ziba ziri hano ku isi dufatiraho ibibi gusa. Hari ingero ziba ziri hano ku isi z'ibyiza twagombye no gufatiraho ingero z'ibyiza ariko tukabyirengagiza. Ubu ngubu muvugishije ukuri couple ya Tabz ntago murimo kuyikunda koko. Ntimurimo kubona bajyanye baberanye bameranye neza biryoheye. Ubwo izo ni za Babylon zaba zitashaka ibyo. Babylon's mind said that ade so negativity away. Yahuzu. Negative vibes. Yahuzu ari. But mine. Yago. Ngo ndagushimira yuko. Man, that chick is amazing. Terimboga, terimbo, terimara. Reka nkubaze. Ako kantu gatekereje gute ubundi ngoze intro nzi ngugiye kuririmba ngiye kumanumva ngo ndagushimira yuko nigeze. Wirukanze kuntu muba wiruka. Inzu biragenda bro. Waba wiruka. Waba uzi kwiruka kabisa. Ese buriya wagatekereje umwanya ungana gute? Ntabwo bitinda ndamwemera. Ntabwo nabona. Dore imbogo uramwemera? Sitwa dore imbogo. Nyine ni akazina bahise bamuha nyine kubera ko nyine byafasha avuga dore imbogo dore. Ndamwemera. Yitwa Ndera. Mazina ye yose ni Ndera. Yitwa Vava. Kubera iki umwemera kwanza? Vava ni umuhanzi wa dance. Nta muntu n'umwe wari warashimiye ibintu bijyanye n'imbogo n'impara. Agahita akubwira ngo yarabibonye ngo arabikunda ngo ahita abiririmba. Nabonye performance y'ejo bundi bombo yuti. Dore imbogo rero abantu bamuzi mu munsuriza. I'm a big fan. Aho ngaho araza gutuma nkubaza ngo ubundi kuri Tabz umuziki ni iki? Niba uvuga ngo dore imbogo n'umuhanzi wa dance hari ikintu ugenderaho ubundi kuri wowe what is music? Navuga ko umuziki ari ikintu cyose ushoboye gukunda in the moment cyagushimisha or no mu gihe ubabaye kigufasha muri uwo mwanya. So impamvu rero tunabigarutseho ibyo bya dore imbogo navuga ko umuziki wari mwiza. Nakumva imiziki myinshi nkumva Rihanna nkumva n'abandi ariko nkagaruka akanshimisha. Ari kuvuga ibintu binshimisha wenda ari gukora ibintu binshimisha the way she acts. So umuziki ni originality ntago wavuga ngo abantu bagomba gutandukana gutya. Wow. Mu bintu byose uvuze nkunze akantu ka originality. Umuziki ni originality. Uko byamera kose abahanzi bari ku isi ni benshi cyane. Ni benshi cyane ko buri gihugu nta gihugu hari igihugu kidafite umunyamuziki buriya kuyo twakumva mu mateka ko hari igihugu cyabo kitagira abanyamuziki. Thailand barahari. Na Hong Kong. Na Hong Kong bazi kuririmba ntabwo ujya ubabona mu Maga Talent. Na Korea. Ako nuba afite amatsiko yo kumenya nk'umunyamuziki wa danje wo muri Korea. Si ya groupe ya twadupeti yari yatwa. Hari Korea y'Amajyepfo na Korea y'Amajyaruguru. Y'Amajyepfo niyo mvuga. Ntabwo mbizi man. Ntabwo mbizi kabisa. Ariko nta gihugu kitagira umuziki. Reka twigarukire rero ku buzima bwa Tabz. Uyu munsi urabarizwa mu gihugu cya Kenya. Gusa aka kanya turi kumwe uri mu Rwanda ariko imibereho ubuzima urabukomereza hariya hakurya. Guhindura miriye, guhindura ubuzima ukajya mu kindi gihugu ugakorera umuziki ukagaruka hano ufite umuziki n'ubundi uje kutwereka nk'abanyarwanda nk'igihugu cyawe. Duhe urwo rugendo ukuntu rwakugendekeye kuva mu Rwanda werekeza hariya kuhakorera kugaruka mu Rwanda nanone. Ntabwo biba byoroshye to be honest. Kuko niyo wahindura quartier niyo wahindura intara
namwe murabizi abantu twagiye twambuka za Nyabarongo biba byaratugoye nabyo so like ikindi gihugu rero nacyo biragora hari imico itandukanye hari abantu batandukanye n'ubuzima cyane cyane Nairobi buba buhenze rero biragoye ariko iyo uzi ibintu ushaka mani ugomba wowe wabishobojwe n'iki rero biragoye apparently njyewe ngiye gushutinga indirimbo actually but then nsanga ubuzima natekerezaga bubayo it's beyond that urumva kandi njye I believe ko Imana ikuhereza journey y'ahantu ugeze ntabwo Imana yaguha journey yo muri Amerika wicaye i Kigali wabidreaminga ariko iyo ugezeyo nibwo ubona the real thing so Imana yagiye ica inzira nkabona utuzi hari like nakubwiye like life iranahenda so bisaba ko uyakorera kugira ngo unayakoreshe so nkabona utuzi nka performinga with hope cyangwa se andi mashows atandukanye I could like write songs for artists nkaba nakwandikira abantu mu studios ubwo icyo ni igihe nari ndi gutangira gushaka ubuzima hariya yego ariko uko nkora gutyo nuko mbaho niko nabonaga noneho ayo mafaranga atuma nkora n'imiziki yanjye hari myinshi yasohokeye muri Kenya yego so ibyo nyine byaramfashije like kuba bold like this is what I want aha niho mpisemo kuba so ngiye kubikorera biragoye ariko nibisanzwe nyine umunsi wose umunsi rego dutanga kubaho umunsi wa mbere yacu akenshi tunabyuka nyuma y'umunsi so ubu hari I'd say ibintu byaba bigoye byaba byoroshye iyo ubishaka biremera kabisa so Kenya is amazing now naramenyereye I'm a big girl ubu ngubu I'm even lucky I'm under management wow congratulations Taiko Music Promotion wow so I'm under Taiko Music Promotion which ikorera muri Kenya n'ubundi no, it's worldwide okay yeah but I'm the only signed artist so ubu ngubu rero ibintu noneho bigiye kwaguka kurushaho wow kuko ubu ngubu sinkiri njyenyine I have a team yeah and you have your Nipsey around you that's like flavors cocktail aguzi kubona management ufite n'umuntu ufite sherisha yo wiki danje bavuga ko abanyamuziki bakunda guhisha abakunzi babo kubera iki wowe wumvise uri free yo kuba wakwerekana umukunzi wawe ukanamuririmbira ukanamuririmba byaraturuhije me kugira ngo warangiza ukaza wibaraga ubu ngubu Tabz arafashe hari ikintu bita gufata we urumva wibeshya gato byaratuvunye we biravunana mani ku uzi ko muri relationship nyayo ikuri and this age it's hard kuko it's really actually ntabwo ari byo kabisa twigize nyine ngo abantu ngo if I love I'm weak ngo kuba wenda like I'm this girl ngo ngomba kubihisha it's weak hari ibintu nyine hari imico ngo tuvuga ko it's not cool it is cool that I'm loved I mean nimba ari byo utaha ugashaka cyangwa se uryama ukarota that's the cool part apana the part where uvuga ngo umuhungu ntacyo ambwiye cyangwa umukobwa ntacyo ambwiye kubera ameze gutya ngo nimba atameze gutya you know umuntu wamukunze ugasanga ahubwo mu rejectinga kubera iyo myumvire yuko udashaka ngo niko kuba cool na kuba kutishimye bene I'm happy ese ubundi bibaho nimukatubeshye rega twarabivumbuye nimukatubeshye ahubwo mwamwikomeza imitima mukikubita akantu kitwa ndabatamo Rokina na Kadafi baravuze ngo nakandabatamo ukajya wijijisha nta muntu udakunda gukundwa man nta muntu udakunda gukundwa kandi nta muntu udakunda ntazagira umuntu kwiyemera ngo nge nago nkunda ngo nge umutima wanjye nta muntu no umutima nicyo kintu cya mbere mutaburana kiriya kwitungura
kiragutungura kikagutamo Seriously. umutima umva imitima yacu igidutungura shaho iritunguza noneho ugasanga ibiri ku rurimi bitandukanye n'ibiri ku mutima ugasanga ahubwo uri gusubiza inyuma ibyo washakaga kandi erega biriya nta muntu tuba twereka iyo tutabyishimiye ahubwo tunabigarutseho n'impamvu nyine tumuzi umukunzi wanjye ari no mu ndirimbo yanjye ni uko ubu ni njyewe noneho hari ibindi dukora nyine of course music ni business ariko ahantu washyize umutima n'ubutunzi burahajya rero ubutunzi bwanjye buri aho umutima wanjye uri niyo mpamvu namwe naberetse umutima wanjye kuko muri ubutunzi bwanjye we wow ariko Tabz hajya 2020 ubu bwenge wari ubufite ko nuvuze ko ufite ubwenge bwinshi byagenze gute nari mbufite ahubwo ntabwo wabumbaje nawe ndi mu rukundo amapenzi mana binazana birenze ko numva wahindutse uzi ko you are a big girl for real ubu none ndimo ndabyumva kabisa hari agaciro uba waramenye abandi bakobwa cyangwa abandi bantu baba bataramenya agaciro ko gukurikira ibyishimo byawe aho biri kuruta gukurikira opinions z'abantu. No, like let me tell you, nta muntu utazakubwira nubera n'umwana ubyaye aba afite opinion y'ukuntu ugomba kuba umeze bitewe wenda n'ababyeyi no ku ishuri kabazi ko iki cyamama kitambara nk'uriya mubyeyi uri cool something ariko kandi ari we wamubyaye man wowe your happiness niyo ikusustaining seriously kuko wakwikora ibintu byose abantu bashaka mu munsi ukarara ubabaye kandi n'ubundi niyo waba ubana n'umuntu niyo waba uri mariye iyo uryamye buriya ya mama yo guceceka ugiye gusinzira uba uri wenyine ni aho ngaho ugomba kumenyera nimba wishimye cyangwa utishimye ubwo se iyo part uba uri wenyine mu isi yawe nimba utishimye mu byarababaje cyane. Sing for them any song you want. I don't know how long that I will stay and I don't care about however it goes as long as I know I got you here by my side, yeah. You seem so excited, see me walking in the door, got me thinking how I look and why you're looking at it. That darling, darling, makes me shy, shy. Now put your arms around me just the way you like it. Do the other thing that you know that I love the most, yeah. Summer baby, don't you let me die, 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 die. I just wanna lie in your arms, yeah. Yeah, yeah. YAGO. Yeah, yeah. Baye nisabiye kora bakiri kare. Oh, that's huge. Yeah, yeah. Raj. Na booking the studio. What booking the studio? Nzaza tuyikorere Kenya by the way. No, seriously, come Nzagusanga Nairobi. Abro tuyikodingi. Come through for real. Thank you. Tabz afite indirimbo yitwa Me imaze imyaka 2. Tabz afite indirimbo yitwa Boys imaze imyaka 2. Tabz afite indirimbo yitwa Bade imaze umwaka umwe. Tabz afite indirimbo yitwa Vibe imaze umwaka umwe. Tabz afite indirimbo yitwa I Trust You imaze umunsi umwe. Tabz yaje kandi arabaziye. Arabaziye. Because I'm not going anywhere. Wow. I'm not. Uzi kuririmba. Uririmba neza cyane. Uririmba biri sweet. Biri sweet ku buryo Imana ibyumve ko nyisabye kuzakumpera kurama ku isi ubundi ugakora imiziki uko bishaka abantu bakamenya icyo ufite. Bakamenya ikikurimo kabisa. Kubera ko iyo umuntu akiri muto mu byo bita kariyeri we aba ari mukuru muri we no ku myaka ariko kariyeri y'abantu bakayibona nkaho ari ntoya bigatuma bayigereranya n'ubuzima bw'umuntu bavuga ngo uyu muntu aracyari underground ngo ni muto ariko umuntu umuteze amatwi ukamwumva wamenye ikimurimo. Ufashe umwanya ukumva indirimbo za Tabz, ufashe umwanya ukumva indirimbo za Airways, ufashe umwanya ukumva indirimbo za Aline Sano, ufashe umwanya ukumva indirimbo za Runaka. N'abana b'abakobwa bazi kuririmba, bazi kuririmba ariko tubima umwanya
cyangwa se tukabikora tunabishaka bya bindi bya showbiz yacu mabyi hari ukuntu showbiz izamo mani ukabona irimo amabyi wajya unyura ahantu umuntu akagusiga amabyi cyangwa akagutarukiriza amabyi cyangwa ubwo zizi bya binuka ariko ubwo nta barayagusiga nta barayagusiga uba wavuye inaha wishimye ugera bimeze mani sinavuye inaha se kari covid ahubwo niyo yansize ayo mabyi wari uvuze kiriya kirwara ryari kitwishe bari batarayansiga mumbabarire nabyo none se ubu ngubu urabona bimeze gute urabona bimeze gute mani umuziki warakoze cyane cyane kabisa maze imyaka 3 right ariko ni achievement nini cyane tumaze kubona aba upcoming benshi cyane muri icyo gihe gitoya kandi ari nacyo kigoye kuko hari na covid ariko ukabona abana bakiri bato bari kuba bold bari kuza mu muziki nawe birenze uko twari tubimenyereye so congratulations ku muntu wese kuri iyi new generation kabisa I mean mwabitekinze on another level ubona gute abakobwa bamaze kwiyongera cyangwa hari barengereye cyane Giza Linsan nasize ngira ngo Railways yakora yaratangiye like there are so many people now bakiri umwe babiri so it's now umukobwa ntiyagira ubwoba bwo gukora indirimbo ye ngo ajye kuri platform nawe ahige nk'abandi ntabwo abantu bakigira ubwoba ko hari abandi basanga nk'ubu bwiza ari mu bakobwa bashobora kuba bafite cyangwa igitsina gore hano mu Rwanda bashobora kuba bafite views zitari nkeya kuri YouTube ariko nk'ejo umuntu wumvishe umuntu arimo kwibaraguzwa ngo era ntago mwemera ako ubundi ndaguye kumwemera wagize ngakeneye kumwemera njye numvise umuntu kandi wo muri showbiz avuga ngo ngiye kubwiriza ngo ntago mwemera byonyine kubaza izina rye uramwemera ngo ibintu aririmba ngo no she's actually really good no kuri kwimana Bwiza aririmba neza cyane afite umuziki mwiza man Aline sana afite umuziki mwiza Waze nuko Tabz nuko man turi imbere kuri vibe let's go with vibe tubawe niba urumaze kudukubita bed okay. Give it to me, bad, make me feel it, bad, do it like you mean it, make me believe it, don't ruin this feeling, if you know, you got a fetish for my love, and if I were you, I would do me too. Say the word and I am coming through. Fill me up with some juicy boo, yeah. Now dip down, I don't wanna fall in love, no. Yeah. Ubundi ukorera umuziki nde? Yewe. Ukorera umuziki wowe? Bitavuye mu byaba arakabaraba. Urakoze cyane. Hari abantu rero muzi ko ari mwebwe dukorera imiziki ubwe n'iki ukora tubanza kwibanza man. Tubanza kwibanza ngo tutibanze ngo twumve urakoze ntabwo mwadukunda. Ubundi ngerekana ibareza abantu barimo bakora kino kiganiro mubwiwe n'iki niba ari mwebwe dukorera imiziki ntago ari mwe mari twe turabanza tukayikorera. Bibanyangisha. Turabanza tukayikorera turayibasakaza twebwe twumva iyo miziki dukwiye tukayibaha noneho mwebwe mwayikunda bikaba ari akarusho mwaba mutayikunze tugakomeza natwe tukiha imiziki twebwe twiha imiziki ugiye duhera bayanze ariko iyo muyikunze that's biba birenze tu ariko hari igihe abantu bagendera mu kigare bakumva bagufata bakakugereranya na Ariel Wezi ntabwo bano bantu bahuye ntibasa ntibazigera banakora ibintu bimwe
ntugafate Tabz ngo umujyanye na NDARYOSHYE ngo kubera ko ngo bose biganye ngo kuri promotion imwe ku Nyundo. Zibindi byana twiganye bitwika nawe. Zibindi byana twiganye bitwika ariko nari nabyo ari byinshi. Siko mutabimbwiye. Jackie ni sore. Buzima. Symphony Band. Ni benshi. Nyundo yakumariye iki? Nyundo ahubwo se yamariye iki? Okay, kitubwira icyo yakumariye nyine. Nyundo yaranyigishije pe. So, yangize umuhanzi. Nari umuririmbyi, Nyundo yangize umuhanzi. Nyundo yampaye dream. Imyereka n'inzira. Kuko urumva ndivuga personally njya ku Nyundo nakundaga umuziki ariko nari muto. So, ubu abantu barabizi uri muto hari utuntu twinshi ubuhuzagurika utazi neza uba ushaka byinshi cyangwa se bikeya utarisobanukirwa neza. Ariko let me tell you, at Nyundo I found my voice. Kuko like nibwo nize nyine kuririmba menya ngo njye ndirimba gutya noneho. I found my voice, I found my identity, and I found my way, like the journey. Kuko banyigishije kumenya like who are you selling to? Ibingibi bijyanye he biteye gute na gute. So it made me kandi ku Nyundo niho banyise Tabz. So wase ku Nyundo. Okay. Umuntu utarageze ku Nyundo we wamubwira iki ariko akaba akora umuziki? Twese dufite journey zacu like Imana yaduteganyirije ahantu twaca. So you don't have to be in school to be the best. School is good kuko hari ubumenyi kongereraho ni nk'inama umuntu mukuru yakugira ushaka no gura n'umusaza za nama akazikugira zose. So ukwiga ngiye kuri ngiye mama nari nko gusaranganya inama zivuye mu bantu batandukanye ugahitamo ibyawe bikakugirira umumaro. So nawe rero hari ahandi waciye wahisemo ibyawe bigufitiye umumaro bituma ufata icyo cyemezo. You're the best anyway. Like you don't have to be in school to be good. Most people don't even have chances to pay school fees. Yeah. Bivuze ko abo bantu ntago se wabarenganya cyangwa ntago ahubwo you guys are bold. No, biri seriye kuba confident yo gukora ibintu twese tutari bumenye nawe wabikuye. Njye yago bayanamfashe nawe nabikuye nta kinaza mubeshya. That's amazing kuko ufitaho waciye n'ibyo wabonye wakunze uko byatumye ufata icyo cyemezo. So ntibazababeshye man. Utize ukabona uko ukora ubuzima it's nice. Iyo wongeyeho amasomo nabyo ni akarusho. Igihe ushakiye kwiga nabwo ku Nyundo I think baracyakira imyaka yose uzagende wige. Ariko if what you're doing now is making money, make down money. That's what we're looking for. Yeah. I know. Hari nabiga bakaba banyuma. Kiwe abantu mwese kabisa abahanzi mwese mwize muziki ku Nyundo. I salute you guys. Congratulations for making it happen. And tumaze no kuba benshi actually. Mumaze kuba benshi kabisa. Most of them are hits now. Buriya rero mu minsi iri imbere nkeka ko bazaba ari benshi cyane kuko n'ubundi Nyundo iracya producinga kandi Nyundo rega uko twese tugomba kurangiza tukaba abahanzi tukaba twarize no kwigisha ibyo byose like even if utagize amahirwe yo kujya in school and you can get a hold of one of them yakwigisha bwa bumenyi nawe ukabugira mu gihe cyawe gitoya wenda ufite cyangwa ubushobozi ufite. You can even make friends bo ku Nyundo ukabashuka bakakwigisha. You guys mumenye. N'ubundi nge nzabyigira kuri tele. Nge nzabyigira kuri tele hanyuma nzabyigishwa rega n'ubundi n'abantu babyize ku Nyundo. Nose niduhorana nabo ushaka kumubwira uti hano biragenda gutanga bikorwa gute ariko ya originality wavuze ugitangira buriya ngewe ni nayo ngenderaho uyu munsi ko nifitiye aka originality kanje cyangwa umuntu akaza na originality ke nibatanga talent ahubwo bakuza ubumenyi bakuza talent ubu bumenyi bongera kuri iyo talent ariko talent iba ari yawe.
wazanye ni nayo tumujyayo. Yego so. Kugeza amagingo aya ngaya iyo urebye abo mwasohokanye kuri promotion imwe ubona bimeze gute? Barabikomeje bamwe cyangwa barabiretse kubera wenda ku isoko ry'umurimo atari ibintu birimo gucuruza? Barabikomeje ahubwo dukora bitandukanye nyine. Hari abahisemo kuba abahanzi nka Symphony, harimo abo twiganye muri class muri Symphony. Hari abahisemo kuba abahanzi, hari abahisemo kwigisha, hari abahisemo nka Igor Mabano ubu n'umwarimu. Ni umwarimu kandi we ntabwo ari promotion yanjye made. Yari ari imbere? Yari ari imbere. Ubu ni umwarimu, ni benshi babarimu ku Nyundo baraharangije. Hari n'abigisha mu bindi bigo, hari n'abigisha mu ngo bigisha nk'abana cyangwa se abandi bantu bakuru, hari n'abafite schools yabo bigisha, hari abakora mu bintu bya nka Yamaha ugasanga nibo bacuruza ibyuma ko aribo bazi kubabyitaho. So twigabanyije imirimo, buri wese ikinshimisha nuko buri wese afite akazi, afite ukuntu abaho, afite ukuntu making a life kandi byaravuye mu bintu twize. So uyu munsi Tabz arimo arakorera ubuzima muri Kenya ariko ni umunyarwandakazi. Gahunda iteye gute? Ni ukukorera hariya ukajya ujya ugakorera na hano cyangwa uzajya uzutuzaniye umuziki wongere wisubira hariya kugira ngo ukomereze hariya akazi? Mu Rwanda rega ni mu rugo naza nta n'imiziki nzanye. Je no kurya ibintu by'akawunga n'ibishyimbo. So umutibe murabana hariya se? Ngabanye se njye musega. Biraga umugabo. Warakaniye. Ahantu hose ugiye cyangwa ahantu hose ari uba ugomba kuba uhari? This is my best friend. Ahubwo ahantu hose ndi adahari n'ibibazo. Bose naba nagiye cyangwa yabagiye. Cyakora. We're a team. So. Wow. Yeah. Wow. Ariko mwabyumvise? Kandi wowe uri gukora kino kigali nawe hari igihe uba wifuza kubaho ubwo buzima mani, ariko nyine bikanga byakwanga ugahita wataka abo byakunze. Ngo ibyo ni iby'akanya gato ngo turi NDARYOSHYE gatangira feedback urimo kubona kubera ko ya societe ntiyahindutse. Ya societe irimo babantu ntiyahindutse. Abantu banga ibyiza, banga kubona ibyiza, babumva bashaka ibibi gusa. Babona umuntu nyine ari mu rukundo akarugaragaza bagata it will end in tears, bakabatega iminsi bati ngi byose no nagatwiko murimo k'icyumwe kimwe kwezi kumwe tuzumva mwatandukanye ibiki bimeze gute? Abo bantu ntago barakugeraho. Bigira ngo babura. Ariko bagomba kuba negative kugira ngo ngiye ibintu byohere. Urumva iyo baje bakambwira ko azabishobora cyangwa navuga ko mwizera bakambwira ko it's wrong, nta muntu wizera umugabo. I'm like, what? Beyonce and Jay-Z made it, I will. So, baba bampaye energy zo kuguma ahubwo like ubundi ikintu ukunda urakirwanirira. Nkuko turwanira career, nkuko turwanira sinzi impamvu twebwe twataye uwo muco wo kurwanira umukunzi wawe. Ababyeyi bacu barabikoze mani, niyo mpamvu ubona kenshi barambana basogokuru. Ntabwo ari uko bari perfect, ahubwo baba bafite ibintu bitandukanye bavuze ati I gotta fight for this because this is what I want. So guys, this is what I want. Be supportive for once. Tubaririmbire ku ndirimbo nshyashya. Yeah. Oh boy, sijaona mie venye unanikoroga, sijaona mie. Oh boy, sijaona mie venye unanizungusha, sijaona mie. Oh, love me, you're loving me so good. I don't see nobody else but you. Love me, you're loving me so good. Ndagukunda, and baby I trust you. Umva mumanuke gato kuri kino kiganiro murasanga link y'indirimbo mugende mugere ahantu aririmba ngo ndagukunda, mwumva ukuntu yaharirimbye.
bombo yutina uhita wumva ko ari ijambo ryavuye ahantu mane ashana n'inibutse touch nayo nibutse kubera iki iyi ndirimbo kubera iki I trust you well guys murabizi mwese abantu dukunda n'imbwa dukunda ipusi dukunda ebana shangiye kabisa nkunda n'amapusi cyane kabisa ndabibona ngiye ndashaka no kuzorora amapusi I see tugakunda ibiyeri tugakunda show you know so love ibi mu bintu byose ariko ibintu byose dukunda siko tubyizera cyangwa abantu bose dukunda siko tubizera so nabivuzeho kare where your heart is hari ubutunzi bwawe niho wizera rero so I'm trying to I'm protective of the love I have for my guy but at the same time like niwe nizera biri beyond your love like n'igihe bibaho hari iminsi you fight hari iminsi wenda like mutari kuvuga rumwe but then that's the person you trust n'ubundi nta wundi muntu wajya kubibwira like that's your person so I mean it I trust him more than anything so birenze love wow yeah means this song based on true story yeah definitely wow mumara igihe kingana kimukundana amezi 11 wow harabura I kept count you don't know I need to know the date of my wedding sha umva ibyo bintu mwibaraguzwa mu bukomenti bamwita Tabz arafata agakomeza papa niki kintu wumva udashobora kubabarira umukunzi wawe niba gihari ukitubwiye niba kidahari kandi rwose biremewe kuba uvuga ati nta gihari nta kintu numva cyabaho cyatuma ntamubabara guys kambabwira aho ukuntu mbyumva hari ama principe umuntu ashyiraho mbere yo gukunda abaho menshi cyane kuva ibi ntabwo nabikora ibi sinabyumva umuntu ankoreye iki sinamwana ariko ukunda umuntu cyane ku buryo iyo uri kumukunda cyane ntabwo uba ubizi ko icyo kintu yagikora cyangwa utakimubabarira ahubwo iyo mugeze muri ya situation agakora like the worst thing wanavugaga wenda ukavuga ati if this person wenda ambeshye nk'ahantu ari nkasanga ari ahandi ntabwo namubabarira ahubwo ugasanga wowe uramubabariye uko niko urukundo rukura sasa ni kumenya ahubwo ko unamukunda kuko ntabwo wowe ugiye gushyiraho principe z'ukuntu ugomba gukunda umuntu se waramuremye ntabwo uzi package uzazana so nta rules zibaho mu rukundo ahubwo ugomba kumenya uwo mukundana n'ibyo akunda n'ibyo abamo nawe akakumenya mukamenya na mwembi we have to be a team mukamenya nuko musotinga utwo tubazo twabaye ko niyo mwaba muri abavandimwe urashwana ariko umuvandimwe ntumwirukana gusa umuntu ukunda we kuki you know komeza wiryohere mukomeze mwiryohere ndiryohere bro ngewe rwose ndi inyuma yanyu kandi nge ntabwo ndi inyuma yanyu nk'umuntu uje gushungera ndi inyuma yanyu nk'umuntu uje kubashyigikira thank you muri icyo gihe murimo mwenjoyinga ibyo bihe byanyu ngewe mbari inyuma ndabashyigikiye niyo mpamvu ugenda nakwandikiye message mbonye irandirimo mpita ngo mbonye n'ikiganiro wakoze uvuga ngo ni umukunzi wawe nge nahise mwandikira ngo congratulations for having the one and only ndabyibuka you get so muri no minsi abantu bababazwa no kuba tumeze neza kuba umuntu ameze neza ukamubwira congratulations enjoyinga cyangwa mufashe kwenjoyinga ko ari mu bihe bye byiza ibyo bihe bindi urimo ushaka kutuzanira bibi kucyubizana uziko bategereje ibihe bibi asha muzategereza mwumirwe ayahene barabure abantu bose barimo kugutega iminsi we n'umukunzi we barabure man I'm not listening to you no kumva ibona ari we rivugiye nyine that's your pain and sorry about it if you don't believe in love time will come nawe bigende neza
kandi ubwo baba bakurabuye ikibazo cyawe utinda kumva message cyangwa icyo yisabira abanyarwanda ku ndirimbo I Trust You. Yewe namaze kubabwira ko munsi gato mumanuke kuri kino kiganiro musangaho link, indirimbo nziza cyane, hanyuma unatubwira igihe uzongera kuduhera umuzigo. Indirimbo nabonye abantu bayirebye, kuba udafite wenda abasabs benshi ukabona ku munsi indirimbo 11,000, hari abantu bashaka kugera bakabipinga. 11,000 ni emails 11,000, ntago ari abantu 11,000. Mujye mutandukanya icyo kintu. Ntabwo ari abantu 11,000, ni emails Google yabaruye 11,000. Abantu bamaze kuyireba buriya ni nk'ibihumbi nk'ijana, kubera ko ushobora gufungura indirimbo ya Tabz muri famille y'abantu 10 mwese mukayireba, ariko iyo bagiye kubarira Tabz babara one email, single email iri signed muri iyo screen. You get? So 11,000 mwibipinga ngo ni abantu bake. Ahubwo thank you. Nabibonye 11 ni benshi kabisa. In a day, you guys, thank you. Mwakoze kabisa kunkurikirana, munakomeze munabibwira inshuti zanyu, kuko let me tell you, ntago ibi kubabwira umutima wanjye cyangwa ukuri kwanjye ntago nshingira kuko mwenda kubifata, ahubwo ya legacy twese turwanira kuzakora. Ahubwo tukiri aho imaze kuzuza 12, tukiri aho, tukiri no mu kiganiro noneho nta nubwo ari no kuvuga ngo ni iki, ni imaze kuzuza 12 mu munsi umwe, kandi ni video lyrics twakomeje ifite comment 26 kuri channel ya Tabz ifite abantu 791. Murumva ukuntu kino kintu ari ikintu cya danger, izi views ari za danger. Thank you so much. Nuvuga ngo views nta hantu zihuriye n'abasubs, bivuze ngo Tabz hari n'abantu barimo kureba ino ndirimbo batakoze subscription kuri channel ye. Ngaho ni mugende mukore subscription kugira ngo agere byibuze n'igihumbi cy'abasubs dukomeze tuwe. Nuwacerega nuwacaririmba neza, mureke tubikore. Uri kirimo kuvugana gushema ijambo. Ndi kuvuga mwakoze cyane abandebye n'abatarandeba, mugende murebe. Ndi kubaha umutima wanjye, ndi kubaha kuri kwanjye, kugira ngo tutazagera nk'abantu tugera ngo musange ngo bitahari ukuri ngo twarabeshyanaga. Ntabwo turi kubeshyana. I'm trying to give your heart to you guys, kuko ndabizi ko nimwe mu byakirereka, nimwe mu bikunda, nimwe mu bipushinga mukanyereka n'ahandi ho kubijyana. So ntago bitinda, ndahita nguha na official video soon. Wow. So nta n'ukwezi gucamo tutari kubona n'izindi ndirimbo. Nakubwiye I'm lucky ubu ngubu I'm under management. Nakubwiye Taiko Music Promotion. So thankfully as I am, ibintu byinshi biri gukorwa ku gihe mbishakira. So mukomeze mukurikirane hose, nitwa Tabz Official, and yeah, I'm in love, but nubwo turi mu isi sigaye irimo hate nyinshi. It's not such a bad thing. Take it as it's a good thing, and then learn from it, or ukuri bubyumve, ariko njye naguhaye umutima wanjye, and I hope you receive it. Thank you. Big up on yourself. Never stop. Thank you. Never hesitate to express your feelings, and never stop loving. I know, man. Love is all. Thank you. Big up on yourself. Yeah.